Va mu nzira turebe Scovi reka duse nk'abamodaringa tugende tugera hano twongere dute dukata kwa kundi bagenda mu modaringa ige tabikata aha sibyo cyangwa urabindusha aha yiwe ige hera hari yuza hano ku ntebe ubereka turebe basigara mu mugongo nk'ubaba yagarutse mu kiganiro jene mungira umujama sindi umujamante jewe ndi umukobwa babaye bajama gute kandi ubona ari abakobwa ibyo birabareba ariko biranakubabaza kuba ubona ndi umukobwa nde jewe ige muri abakobwa bombi wakunda monde nanjye nawe ntago nagukunda rwose nta numwe pe ndore warankunze uri umurezi n'umure cyo z'abatipe baba babugazemo imbaraga bro barabanyonyuza kabisa oya ko niyo taye yanjye jewe ntugire ngo niyo taye yanjye sinyemye nezi shashi pe iri mu nda yawe zikakajwi ibaze nk'akajwi ufite n'ukuri kwimana akajwi konyine rebe kuntu yicaye ariko ni posteri se yo ni posteri se nawe fata posteri nye nago nabishobora ntiyagutejya no gutya turebe mwigire hano mwigire ahangaha hamure mikoti mwigire hano yige mwigire oya reka batwereke posteri ntago bereke byakunda posteri yige nanjye bungira ni gutya rambura umugongo se wijyama wari kugwirirana hagarara wemye rambura umugongo wawe nawe urambuye ngazamura rega ndi mugufa ariko kuguru nyirambuye umugongo yigo uku reba ukuntu mpagaze urabona ukuntu mpagaze suba ko mpagaze gutya ngize gutya simerekeye ariko yiguriye igitangaza kabisa abarira mziganeho gato kamera ni gute nawo mikomona byamunaniye ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Warite TV show twongeye kuguha ikaze abari hanze abari burengerazuba iburasirazuba amajyaruguru amajyepfo abari hirya no hino tubahaye ikaze kuri Warite TV show twongeye kugarukana na bamwe mu bantu ebana mumenyereye cyane bamaze kuba basangwa harimo umuntu wo kwa Nzovu harya ngo nawe uturuka aho Nzovu yakuye wamwibarukiye abana tubahaye ikaze mwamfura mwarimo nayigesha cyamamare mukunda cyane umugabo ubu ngubu uri kubica bigacika ubu ngubu ngo wavuye ku kintu bita umusangira ngendo uri yabeshya yige kuri kundeba urujisho uranashyanuka ese ni wabivuyeho yige ibihe ni wanyibwiriye ngo njye ubu ngubu nsigaye nkunda ibihe nyuma yo kubona icyo kizungereza kikwicaye iruhande bita Naomi ubisese umukobwa nako n'umudamu nako sorry ubu ngubu n'umufiyemeri n'umufiyemeri yego sorry anibe ubatse se hari ubwo ufite umugabo genda umukobwa ndacyari umukobwa wowe uri umukobwa yego turabizi nabonye umukunzi ubonye aha warurashira uyu nawe yigize sorry kamaze nkora amadarubindi se bina biravamo ni umuhungu n'umukobwa yige turashize ubundi umukonyine twagwaye barakaba telefone hariya ku ruhande abashiri umva ratambibariza akantu murakundana yige yari yanyemerera urukundo ni nayo mpamvu navuye iwacu mu Mutara Nyagatare naje kureba Yves kugira ubone ko Yves nyine yige uramukunda erega kubera ukuntu erega ngenge nagwamagaraga wambeshye ko witwa Yves none nageze i Kigali numva ko witwa Yige nayo mpamvu kano kanya nakomeje gukomeza ngukurikirane menye amakuru yawe menya ko yitwa Yige Yige babarira njyewe mbanze nkwibariza akabazo gato rata ukumva uyu mutipe uri kumukunda umushingiye kuki Yige njyewe impamvu namukunze naramurebye mbona ni umutipe mwiza
bitewe n'imyitwarire nari namubonyeho. ese ko ari kukwiyama Ese sheri mwegere munyereke ko mukundana ibi ntabwo ari ibyo kuko bwa mbere uza wamusabye urukundo yaba yararukwemereye ige njye namusabye urukundo arambwira ngo nzaze tubivugane ubanza yari yaribeshye ko wenda ndi umugabo ubanza kubera ijwi ryanjye ashobora kuba yari iryo jwi ryawe yagize ngo wenda ndi umugabo namusabye urukundo arambwira ngo nzaze tubiganireho nzigamba Nyagatare nza i Kigali warite mbabarira umugezi ukuri ibi ni ibiki wankoreye koko naje nje i Kigali nzi yuko nje kureba yiga sheri wanjye none yiga ndi kubona yangatera ambwira ngo n'abakobwa urumva se mwe muri gushwana bigenze bite zirata sheri Bless. sheri Bless. mwese Thank you. muramukunda sheri yewe ndabafashije ntago nuko ubwo rero sheri wa Naomi Cameraman mfashe. sheri wanjye yige Bless. sheri wabaye iki sheri sheri umva nkubwire ntabwo naje ari we nje kukureba mvuye mu rugo vugisha ukuri niwe naje nje kureba ugarutse bwa kangahe nari ngarutse bwa kabiri bwa mbere naje kumureba nyemerera ko dugomba gukundana n'impeta ninjye wayimwambitse urumva nawe none se ucyo mwambitse impeta kandi uri umugore byari bya bindi nyine by'ubufiyansaye nanjye nari mfite iyo yanyambitse wari ufite iyo mwana mu kanya nyine arivumbuye ahita yinyaka arayijugunya none se ntago mukundana yego none ukunda nde sheri ukunda uno mukobwa ukunda nde ntago nkunda sheri nese ukunda abakobwa nene se ntago ukunda abakobwa uravugisha ukuri ngwiki Reka mbabwize ukuri. Hagati y'imwe ukuri kwawe ni ukuhe uravugisha ukuri uno mutipe ubundi reba ukuntu mba navuye iwacu neze nkaza nje kumureba ari uyu nta n'umwe nkunda. ukunda nde Ndikunda. ukunda abahungu Ndikundira cameraman. gaki urashize none cameraman Uramuhungu mwiza. ngakunda cameraman cameraman ari hehe ukunda abahungu beza Ya. umuhungu ubonye se gusa dukunze ko turi abakobwa kandi naho Ushigenda. noneho ndumiranye sino kumirwa warite ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru Umupira w'umukara ni mwiza. Wamubariza izina. uhe Uri wambaye umupira w'umukara. Yesu umwami wo mu ijuru ese uri seri urimo urakuze serige sege ko nari nzi ko ari waranyemereye ko navuye iwacu Abakobwa murashaka iki? ko navuye iwacu mbwiye ko nje tukabonana tukaba twapanga ibintu by'ubukwe nkaba ndi kubona Ubwo nazi buhengera ubwo bwanyiriza njye nawe ntabwo navuye iwacu ari byo bintu nsezeranyije mu buzima bwanjye rero sinigeze nkorana n'abahungu bameze gutya noneho wowe So, yeah ubwo urashaka kuvuga iki? nshatse kuvuga umva njyewe ige yanyemereye ko ngomba kuza tugapanga ibintu by'umurenge none ndi kubona ntazi ibye ige tugomba kujyana mu murenge muranarwanye se Umurenge ujya naye? njye nawe turajyana mu murenge amazu. uri reka umukobwa nkubwire ntabwo ari ibintu byaba byamvanye iwacu ndikubaze uno mukobwa se kandi nawe warabimwemereye uriya Haba mwene babiri mwanze mwumvikane je mundeke. twumvikane si ubwo wowe uri kureba abahungu b'abandi ukavuga ngo mbega umuhungu mwiza ngo None afite taye ubundi nziza neza. ukunda abahungu cyangwa ukunda abakobwa nose uri umukobwa waki Karesebo. ngiye mwancanze simbabeshye sheri kamukorere gutya ase yige ibintu uri kwikora wowe reba umukobwa ukuntu ari mwiza ariko ukaba uri kwanga ukaba uri i Kigali harahiye Hadashya. uzi ikintu nakorera uyu mutipe namukubita twakuniga ariko ninjye wakubanziriza kuko ninjye wavuye kure namukubita Mwebwe babiri murankunda. showa se oya buretse Naomi biri buretse kuntera umujinya ndiseriye kandi nese nawe kubera icyo urakaye murakabije cyangwa nawe usigaye wambara gutya ari ibyo ushingiye yewe oya kamerama mbabarira umbwize ukuri oya ntago njyewe umbwiye ngo iki ngo ukunda nde kameramani wanjye ntago wapi Ijambo rya mbere barije. cyangwa ari kunyitana na kameramani amase bajya bavuga bambara amapampa mba navuye iwacu ubundi nje gukina hano
koraho noneho yambaye n'ishanga ndapfuye. oya uzana numve nashanga nambaye Eh? nashanga yambaye inoze nashanga nambaye yambaye Yambaye ishanga se byo yigwe ukora hehe yambaye sitiringi ni Wakase sitiringi bite? Ese ubundi ufite yambaye ibintu sitiringi bimeze- yambaye Ufite ibintu sitiringi bibiri. ese wazanye tukumva nimba ari ibintu Use Reka bite? tube turetse gushwana ubanza unyibwiriza ukuri. Yego. Umva shu. Ngaho mfata nk'umutipe basi. Mwese Banze nkwibariza mwamuko. akabazo. itike yanjye nangije ndimo Mbanze- kuza hano mbanze munsi nkwibarize yapfuye ubusa rata. Umva mbanze nkwibarize. Mbwije ukuri ufite ikihe gitsina ko nzi ko habaho ibitsina bibiri. Ufite igitsina cy'abakobwa, ufite igitsina cy'abagabo. tubwire natubwire yigi ikihe ko njye mba naje nje kumureba uko ndeba urabona ndi iki Sinzi icyo uri cyo. Ndabona nabi. Ndabona umeze Ubona atari umuga- nk'icyo Ubona atari Okay, nanjye ndabona ntazi data sheri umva Use njye bite? umva nkubwire data sheri ngiye icyo uri wari cyo cyo ndakizi kumfata ariko gutyo. ako seri sheri Ese watuje ese ntabwo naje nje kukureba Uri umugabo yiga. Urigira ibi. njyewe naguhamagaye umbwira ngo ninze nkurebe kundeba se biramarira iki njye nari nzi yuko uri umugabo nkaza tukibanira Ariko iri ni ishyano. Umva rero mbabwiza ukuri mwa batipe mwe. Warite Mbabwize mbari ukuri. mbwiza ukuri. Mm. Uyu ni umutipe wicaye aha Umutipe. afite inyinya. Uriya mutipe we mutipese uriya wambaye black Ufite ngiki? afite inyinya. Nese ukunda inyinya cyangwa ese kandi ari umutipe. wagiye udukunda wowe Mbabarira umbwiza ukuri. Shushanyiriza uhuye n'umuhungu. Okay. umva na wibuka itike yanjye urayinsubiza nategesheje ndimo kuza kukureba Ariko nawe urihomeka Nategesheje we. ibihumbi birindwi. Urihomeka. oya naje Jewe naturutse he? Cyangwa waje usanga honde hano? ahangaha Aha nyine. none gusanze nihomeka None? Naje hano wowe waje usanga ubwo wowe witwa nde waturutse? ahubwo njyewe Urinde. Byiza nta kuntu ahubwo wamwegera nawo mukawugera ukareba sinawo. njyewe ubwo waturutse kure sheri umva nkubwire njye waturutse kure sheri skofe nawomi karani twubahane sibyo tuganire ibindi so wambwiye ngo ninege nze kukureba hanyuma Njye nze nakubwiye ngo- dupange ibintu gahunda z'ukuntu tugomba kubigenza wari uzi ko ndi umugabo Mukore muziyenje bikize mugiye gushinga business se. Mujye oya tugende sheri mugiye gushinga business. waretse tukagenda tukajya Ndebera gukora we. ubukwe niko yari yambwiye rega ube bukwe ubukwe njye nawe tukabana umunwa ariko Yakubwiye se ko mufitanye ubukwe? yigo yive njyewe njya guhaguruka iwacu yari yambwiye ngo Azahamagara ninze Yves. duhite Ko yitwa Yige wowe Yves uri kuri we cyangwa ufite umusore ukunda witwa Yige? byashoboka rata sibyo yige niko mbere yabanjije kumbeshya ariko Yakubwiye ko yitwa Yige. yabanjije kumbeshya ko yitwa yive kubeshya mu buzima bwanjye niko wambeshye Eh, ariko kuko noneho nawe- nageze namenya ko yitwa Yige. yige Mbabarira unsobanurire impeta ndi kukubonana ku ntoki. si Nanjye byose ino sindambara mpeta ninjye impeta. wayimwambitse Reka babwize Iyihe? ukuri ninjye kwizi ninjye wayimwambitse ya Iyihe fiyansaye se? Zana turebe. iyi ngiyi ninjye Nambaye wayimwambitse Zana Yego. turebe nyine. zino ninjye yagiye Muri nzi kubibona? kwambika Muri kubibona bino bintu? Cya kiganiro mwaragiye mwambikana impeta. Fiançaye. Yego. Wakoze ubukwe nawe? ninjye nawe twabukoze ubwo reka nkubwire ninjye nawe noneho Wageze aho uramwita turaza guhangana njye nawe Cyane nibo bandi bakora? cyangwa ari muri Kuzana mu murenge bwa kabiri Ahubwo se mwarabikoze hose rimwe basi? Ego mana njye nawe Ngiye kujya gusezerana na ego kabiri. mana yo mu ijoro cyangwa ari muri babandi Ese ba ubundi Twandukanye ibiki n'ibiki byose ko wasaraye ijwi wabaye iki? njye ni ukubera nutubyeri nyine ukuntu Utubyeri se ntafata mu muhogo. ntubajemo dodani Mbabarira umbwize ukuri unywa inzoga. oya naraziretse nazinywaga kera None se ubaho wazirekeye urumva atari bwijwi ryagiye Ubwo cyangwa ngubwo- mbere niko byari bimeze neza? oya ni ukubera Mm. ikirere kiba kimeze nabi ni iki urabona ukuntu haba hakonje Ariko urasa hari ukuntu nk'umusani. umuntu- hari ukuntu umuntu arasa nk'umusani. hari ukuntu umuntu arwaye Ndabona ibintu usa nk'umuntu wakina by'amagiripe utu business bitewe n'umuntu muri Ibyo kwitana ntabwo- abashari mwambaye amakoti asa. hari ikintu nshaka kukwibariza meruka hano we na Yige uri kumwaka urukundo waravuye za Nyine, Nyagatare namwatse oya urukundo. uretse gato tugendane meruka muri mwatse urukundo yaje kurukwemerera mugeraho mwambikana n'impeta kugeza kano kanya akaba yambaye ni wowe yimwambitse iyawe yakwambitse iri hehe iyige rero cyagiye urabona muri ya minsi buretse gatoya
Ige buretse Iya manze wiriye. buretse ko mbivuge nyinshi ko nambaye Buretse mbivuge. uriya wiri nkimara kugera hano yige akimara kuza muva hano mwigiye muva hano tukimara kuva hano noneho mu kanya turimo kuza hano nanone tugarutse hano yige yahise anigira ahantu arayinyambura arayijugunya Yego, ko man- kubera ko yari arimo aho gukunda uno urambeshyeye mukobwa pe. aho yari urambeshyeye arimo gukunda uno mukobwa ngo kugira ngo ariko nubwo hari batamenya ibintu Ukunda abakobwa yakoze. se? Reba Yego. hano warite nkigera hano hari akantu yakuyemo hano urabona Do, yambaye yego, amayambaye hano nibyo, akuramo nibyo. hano mbona ashizemo nibyo hano yego atabe njye nunyitebe umva naguhonda wagukoreho njye nankoreho twumvikane nankoreho wana mumenye ibyanyu Bigaragara mukina ukunda izanyu abakobwa, ahubwo njye urajijisha. nimwongeye kunkora njisha gute none se umukobwa ajijisha ibiki ajijisha ibiki ibaze kwicara hano ukareba uriya muti urabona ahantu ari akamenya ko afite inyinya yegora ufite jomeri mu noneho maso yawe urebera imyambarire yawe ese iki ni igiki wa mugani ibintu wambaye harya babyita ngo iki akuse Niwe bimuguriye? nabishaka iki niwe bimuguriye ese wowe ufite Njyewe? ibintu bihe koko urabifite? shano kuri kose ntabwo nigeze mbimugurira Ngaho kuba nyereka. uriya musheri mushyashya agiye wasanga kukwereka iki bimuguriye agiye kukwereka iki fungura unyereke mu ibanga kandi mbabarira ariko tubikore mu ibanga manura gatoya Wari- so ugiye kureba mu mwe none se kari z'umugabo wanjye kunyereka umupira ibintu nkubwira Sheri. ntabwo ari byo uri kunyereka nasa ngo beje Sure. pira nane ngora ese uri umukobwa koko sheri se washaka iki kandi nawe rero ubinjaje nshaka kubaza uri umukobwa Ibyo ubonye wabuze ntabwo amabere Yewe, umugabo ngo wanjye nawe ufite ndi umusatsi kubona w'abakobwa. yarabaye umugore Uri nawe. kumva? Amaso ubwo reka yasizeho twese kawanja. twibera abagore wanjye mbona byarangiye abaye umugore Kari hehe cyangwa ubwo zanasizeho ngubwo reka abe umugore akare- mugenzi akarabyo wanjye konyine. ige ase gute uko mbona Ige. akwegera namutinya ahubwo sinzi ibintu ndi kubona ni ukuri kw'Imana njyewe namutinye wahamutse ureba iki wowe ese nta Byarangiye unyanze. byarangiye yambwije ukuri yuko yanze kunyereka do aranyeretse agarukira hano ku mupira mbabarira umbwize ukuri afite. ko mwashakanye wenda niba mutara do izi si impeta muze mwambikanye Yego, mbabarira nizo umbwize ukuri twambikanye. afite ikihe gitsina sheri wanjye afite igitsina cy'abagabo none Ni se ukuri. kubera iki twanashakanye afite igitsina ngenda cy'abagabo nashikanye nawe none tudashakana njye nawe kandi Ni zino ku bandi mpeta ufite wumve, ninde waje wibuke kwambitsa? neza, wibuke neza ninjye twarazambikanye nubwo twarazambikanye Urabona da ige ige ntabwo uyu muntu wongera kumwegera kandi niyo Urumva- ngiye kunkora babarira nene kandi nawe ukumbuza abahungu bari Sheri. abakera abangaba sinzi ibyo mwabaye sheri ko Bigenza nakwambitse gute? impeta ebyiri wazisubiranye se ngo ngwiki Oya, ntabwo Divorce se? nasubirana. Ushaka Tuzajya kudivorce? kwa gitifu. ariko mwaguranye Twa- amajwi mwasezeranye Yego, kugurana amajwi twaraguranye none ijwi ryawe ryanyishe mani iyo ijwi rye rirankanga yego niyo kandi mpamvu uri rero kuvuga nk'abakobwa niyo mpamvu noneho ige kameramani akurunze n'amazi n'imwe noneho hari ukuntu Amazi ige ari mu kubera kibuga. ukuntu yahise agira ukuntu akavuga ati Y'umukara. noneho twese tugurana mu icupa ry'umukara icyo kintu kinini ni mubimba ntabwo arimo amazi none se ubu nywa mubimba ikajya he wa akose bite kuri kurya inzara si ubwo wanyegera wakoze sajari ako se bite wakoze sajari 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 ni biki none se mbabarira umbwize ukuri taye yose unywa mubimba ukagenda ukangana ahantu hose Françoise se haguruka ariko ndebe kabuno Françoise bite bya nakabuno nyine reka ndebe kabuno Kabuno se ariko ibi ni waragashaka- ibiki ibi ni ibyo ureba n'amaso yawe kandi nkamanyaho umunwa kandi wowe se Kandi- ntawe ufite ako Ufite se se ni mutoya. wanase kandi noneho ntumbwire ko turarwana. ubushinzi buri muri uno mutipe reka Uri- nkubwize urabona ukuri. watari kashi ushaka gukubita umugabo none se umugabo wanjye ko yanyanze murajya nkora iki kagarwa ibisigino ariko wowe yakubereye umugabo ryari koko ibi ni ibiki none zino meta ntabwo ari njye Gusa uyu ni wazimwambika umugabo. zimwereka Zihe? ariko zino meta nizo nakwambitse izanjye wazifashe wajujugunya mu gitondo turi muri mwabyaranye douche. umwana se basi dufitanye umwana w'umuhungu oya se ige akansatu yakambumba bumbye koko mbabarira ndata nkugurira ayo mazi mbabarira Yigo, tuyazana kandi uri yige. kumva mbwiza ahubwo ukuri ntabwo ufite arimo umwana kuma amafaranga yo kujya ufite umwana nta mwana afite yigo dufitanye umwana nk'umuhungu njye nawe oya wa mukobwa we nawe utaza kuzana ibintu byo guserereza yige uri kumva wanze mvugisha ukuri uri kumva utaza kumushiraho umwana wenda wakukuye Nta kwa mwana kwa ngira. nuza kwa
hajya mwavuga ngo ni kwande uriya mwana afite ntabwo ari uwawe uhe koko ego akansatura mwanyeretse ifoto se Baragufungaho. nkakubwira sheri umwana ko ibyo bintu mbizi umwana kubireba. wayige buretse ejo ninza nzagarukana ifoto ye nubwo utagira umwana ejo muri nzayijyana telefone muri yawe. ribu hanyuma bagufunge cyangwa nta smartphone afite wasanga agira amatushe nk'iyo mfite noneho umugabo ugira amatuje ige Niyo nshaka nkunda. kumwibariza umuntu warite umugabo ige nshaka kumwibariza mbabarira umbwiza ukuri ndakubwiza ukuri ubundi umuntu arawubatse n'abayigira we Ugira uzi ko wagiye sa- n'umukobwa ugira bya sante. nyabyo nta santima ngira nta sante mugira nazo z'abakobwa uri umuntu se uri umuke ngiye santima ngeze kwa bahungu ku bahungu muke none wa Uravugisha mwana ukuri dufitanye se kw'Imana. twamubwiranye Yes, ariko of course. utarakunda abakobwa ubu warite uri utarakunda kumubona abana. ukumva ufite umugire crush yata yanjumba mu bwonko yakujomba mu bwonko iriya ya kamera kameramani Mm. yamvuna mu matako yezu Iyo umwami wo nguyu. mu ijoro uyu Yanjye. uyoboye yezu Ya, we mutipe none wari zino uri mpeta hariya. uriya nazikwambikiye uriya we yawe too much kuko kubera ko muri dufite time si wajya ureka ko nkaba ako kabana se we wagiye ureka uriya ese ubundi ubwo wogoshera ubwanwa iki oya ntibizi impamvu nanjye nta musobanurira. bwanwa afite ko ufite ubwanwa nabugira se ndi umuntu nta uri mubiri umuntu ngira se Nese ubwogoshera umubiri iki nabwogosha kandi udakunda uri umuntu ki ariko yige maze kubona Wa- abahungu uri benshi umuntu. bameze nkawe muri kino gihugu turabigenza Uzi impamvu gute se? se nawe maze murabimenye kubabona benshi itondera ko ndibaza muzi ibintu muri kwikora ibyo ni ibiki mba muri kwikora ubu Ibi- abagabo murabakura ye ko mbona ibintu byabaye byamaze yateretse inzara Ese ubu ngubu zirashokongoye ziriya mbarubwira. nkayige intoki arazitwara gutya arazireretse wagira ngo ariko ese ishyari yige ujya mu mihango wasanga njya mu kibada ngo agira gute ajya mu mihango kinguka vugisha ukuri subiza nanjye ndamwa wasanga njya mu kibada none se do muri Ige. ujya mu mihango imihango ujya uyibona ubu pade y'ukwezi urayandikiwe pade yambaye maze isutiye yige yambaye isutiye ako bwa mbere wa mugore igihe herukira Yambaye n'ukuri kose ko I swear to God. yambaye isutiye. bwa mbere warayirebye Ugasanga Ntabwo yambaye nongera imana kumubabarira. y'umwijima. Ntabwo yambaye no- isutiye warayambaye ntabwo isutiye nongera kumwibabarira nazane hano atwereke ige twereke sheri twereke ariko zana turebe ibyo bintu mwigize zana turebe yambaye nyamuneka mutamuha uzi ko yambaye isutiye we yarayambaye muri kubona umupira ngo uri umusuki ni do isutiye arancire shenete katika jina dore isutiye ya yige kajina naye dore isutiye ya yige do niba hano Ni isengeri muri iyi ni kureba. isutiye ya yige turashize none maze Isutiye yambaye be. yambaye na sitiringi bisa se yigo yambaye na sitiringi isa n'iyisutiye nicecekeye Eh. niturize ariko urancekeje ngajya mu None ki se- arancire shenete uranyishyura ntabwo nkwishyura byose ni ibiki n'ibindi ndabica sheri gift Kamuhumuriza. yanjye mumbabaje gifutiye yikise n'indayiguha gift yanjye ni Yandese. Yandese. yandese gifuti yande garuka hano yige arababaye yo ige garuka hano yifunge turebe garuka hano bana ngwino hano hasi turayifunga yige ngwino tuyifunge sheri Ngwino, turayifunga Ige, ngwino. sheri turayifunga sheri ko yige biri seri yababaye se oya akuruye Ubundi gutya yashiriwe ajyana ra. ikote ahita Ngo yifunga. yige garuka kabisa Ntabwo- shaka ntabwo- urugaruka ntabwo uretse. nabyemera nawe ajya ugenda kumukuzanira yego sha nawe muheke sha Ntabwo uramubabaje nawe yababara muheke kabisa mbabarira mbabarira pe uwo mubabaza nawe uwo mubabaza mbabarira muheke ntabwo nari nzi ko ari uko biri bujye muheke basijya no sha. mu mugongo nk'ubabara yagarutse mu kiganiro ariko ni ukuri mu by'ukuri arababaye Ige no kuri ababajwe sori na kabisa shanete yiwe ige baba kamaye ko anniversaire yanjye yego ariko kandi umuntu karabwira kabe wakamaye. keza sheri umuntu wakampaye yakampaye akavunika umutima ni umukobwa ariko ni sheri wawe w'umukobwa basi se urambabariye kukurakaza uretse ige niba sheri mbabariye wawe nakureba w'umukobwa n'akantu yaguhaye gaherena gift kambaye. none bari bayicaye gusa ni umushuti wanjye tuzanye kuva mu bwana Umukobwa nyine. aka karimo hagati ndetse mwereka ndi kuguhanagura tongera kumurakaza basi sorry birangoye yayimaye hako rero nawe uramukanga mubwire n'ijwi ryiza iryo jwi rye ese wakwitoza nkaza nkavuga ni umuntu wakampaye kuri gift yego ari gift akampaye yakanyambitse
amaye gift ambwira ati nabuze ikintu nguha mu buzima bwanjye yego kuko ibyo naguha ni byinshi yego ariko kandi ko mashishe kuguha yego akanyambika yaramwinguhumiriza nkakwambike nkwambika ikintu nshaka kuguha wari uhumirije nari mumirije arakamba niyo mpamvu nanjye rero karakantu iyi gift nambaye mu ijosi ryanjye ndayikunda kandi numara mu gikora ndakaye ndayikunda pe cyane mu myaka tumaranye kuva mu bwana kugeza ubu yambaye hafi y'imyaka nk'umunani imyaka 8 ukambaye narijani ni gold ariko sinzi ukuntu itewe ni gold ayifata nka zahabu kandi igenda abona yisaza nawe ukajya gasaza ni cyane ni gisaza ku myaka 8 yambaye kamera mumbabarire rwose nsohoke hano hantu warangije gukora iyo nuza wakabyara we sinshaka gushwana ndagakunda n'umuntu ushaka kugira ngo ambabaye nk'iki se buri yikunda nkande yikunda nk'ikintu nkuko umuvandimwe nkuko boyfriend wawe ikintu ni boyfriend wawe wakaguhaye se kandi boyfriend kandi uri umuhungu nkuko boyfriend wawe yaguha ikintu boyfriend wawe wese kandi uri umuhungu gute se cya girlfriend wawe uri kubicura ngende nkawe wowe girlfriend wawe yego ikintu yaguha kubwo iki kintu gikunda ndakiguhaye nkuko girlfriend wanjye yakindi yakindi nawe wamuviziriye wa yamutagitinze reba inyuma hano sinzi ibintu ari kumushima nibyo uri gukoraho do ngo nita ntabwo ndimo kumukuraho njye barakwanduje ni gift bampaye mu buzima yige ni umushuti wanjye kandi mukunda kubi n'ahari imana waguhaye iriya gift nizere ko atari umukobwa ukwicaye imbere jamais ntabwo ari umukobwa Oui, ni oui. umukobwa ariko ni female twabanye atarabyara kugeza ubu ngubu amaze kugira abana 3 kandi ahari imana imufashe inamwongerere yego ubutunzi afite yego kandi imwongere n'umugisha ndamusabira igihe cyose kandi nanjye yanambabarire kuba nkuhemukiye igacika ntabwo Ige. wasanga nanjye wanayiciye ige iki kintu wabwira abantu bakobwa ikintu nabwiye bano bakobwa ni mushwane man ambwira iki se ni iki wababwira ikintu nabwiye ni mushwane ngo urankunda no twibere ako yige tugomba kugukunda ige niwe se kuba bagukunda ni ikosa kunkunda ntacyo bintwaye yego itsoke ndabikunda pe nta kibazo nese we ntugomba kubakunda nanjye ndabakunda ntarebe pe nese yige none uri kubona muri aba ngaba rinde ugomba kugira urumva uyu nguyu mwige urumva nabajama nkanjye tubaye abajama noneho njyewe nimungira umujama sindi turabasista nkawe umujamante njyewe ndi Turabasista umukobwa nkawe. babaye bajama gute se kandi ubona ari abakobwa ibyo birabareba ariko biranakubabaza kuba ubona ndi umukobwa nde njyewe ige muri aba bakobwa bombi wakunda monde nta n'umwe nanjye nawe ntago nagukunda rwose nta n'umwe pe yego ko mana na pe nshyizeho ihi ahe wanyweye alo niwo ntunze wasa nkaho witunze kandi utitunganije ariko ubu mbaza barindwi ubu ngubu wajya guteta ubu se amafaranga ufite akahe kazi ubundi yewe ko twebwe ndidandaza uridandaza uba udanditse heza ni nyakabiga nyakabiga basore muri kumva abantu bidandaza ngugira gute uridandaza njye nakubwiye ngo umunwa ndawufite ndavuga nyine ngo urida ndidandaza uri nuze uri indangamirwa wa mugani wa nzovu kwidandaza yani biki ngo se nzovu nakubona ugira ngo nzovu jyawe bazaguhereza nzovu nubahe umwe bajya bakaba ari mu gashyokero nyine ntabwo maze aho ngaho naza se uzamusubiza inyuma nubahe kandi wumva wigurisha afite taye sheri mugukumbuze niba wumva uri bwuyi y'abatipe so nakubwiye ngo aho hantu ntabwo maze njye aho wari ntuye kuwa muntu wamumenye nshobora ndamuzi kunyuze ku social media niho mubone ubonye se ubonye utamukunda ururisha ngagira gute ashobora kuba ari icyago aranamuza aranamuzi ahubwo ndamubona kuri waramubenze. social media waramubenze muzi kuri social media
wamukunda se byibura wamubera crush shana barakoresha cameraman kamerama niwe babera crush ese Ige ukunda abakobwa bameze gute nta njye abakobwa bose mbabona kimwe nta mukobwa ushobora kuba yago jamais ubu se uri kumbona ameze nkawe shana nabara uri umujama ahubwo jamanta ahubwo yewe wowe n'urukundo wari warankunda uri umurezi numure cyo z'abatipe baba babugazemo imbaraga ugondera abana barabanyunyuza kabisa oya ko niyo taye yanjye ngewe ntugire ngo niyo taye yanjye sinyamye Ntabwo wajya nabona neza mbere. ishashi pe iri mu nda yawe akajwi ibaze nk'akajwi ufite n'ukuri kw'Imana akajwi konyine rebe ukuntu yicaye ariko siko uciye nk'abakobwa Ige umubwiye agahaguruka asa akagenda nk'abajama Ige gerageza kwicara nk'abajama ahita atambuka ukavuga ati ariko nawe wanze umeze nk'ikijamo urasetsa ntabwo uri kubasha kwigana na Ige ngo weguke urebe Ige ukuntu ari kwicara tambigana ntabwo nabishobora mbabarira bino Ige. bintu byigana wa ende njye nabishobora ibyo bintu byayiga arimo kwicara ayiwe nawe ukaguru wakagezayo rambura imvugo turebe rambura nese yiga mva nkubaza akantu mva ariko nkubwire mva tuganire ndamera gutya mva ariko nkubwire aha Eh. harambura ko ndushye se naramara umunota niko abatipe bicara se nkubwire kuri nyine umva yiga tubanze wowe tuganire cya turebe icara nka kuno nicaye Icara nyine ndetse nkuko ndicara ibyo ngibyo njye ndigikiri mbese tumere nk'abari kwifotoza dufate ifoto njyewe Tumeze urabona ki? uriya impamvu Urabona- atageza Ubundi kari ndabona akaguru twese hariya tumeze nuko ari kimwe, munini ubwo rero uko nguko. njye rero n'ubundi ndabishobora noneho hano ni ukugira ngo urye gusa Ige ari kubigisha kwicara nk'abakobwa kandi ari umugabo Ige, ese ibintu ko uko biri kumvuna. akwigisha kwicara akavuga ngo urega n'agatuza ntuzamura guteza hano urababara icara buriya yicaye we siko ngiyewe numiwe sibyo ukuye sibyo ukuntu sibyo yicaye. nibyo ni gutyo umuntu areza agatuza ntabwo uri kureba se mbese reba ukuntu nicaye igiceri nk'abatipe turebe ntabwo nabishobora bigerageze ntabyo nashobora uri iki yewe Mm. ntabwo mbyumva Ige mwemerera akagifite ko kumutera lashes wow thank you kuko byanze kwanga wate n'ubundi sinjye wababyaye nimushaka mupfe nimushaka mubigenze gute aho nzabona ni uku Ige, nyine gerageza wicaye akangaka wakamanuye Ige gerageza Ntucenga. kwicara nk'abatipe turebe imbabarira wihangane Ige ntabwo ugerageze nabishobora Ige zamura Uku buriya niko nese ubundi nicara arabazamura ibiki uku niko nicara rwose nta kundi nese ubundi ige ngiye haguruka kubaza Cyakoze hari akantu ikintu kamwe umaze kugukura. hari akantu kamwe ngiye kubaza guhaguruka. ige maguruke maguruke sha ni posteri se iyo ni posteri se nawe fata pose hasi njye ntabwo nabishobora wabishaka ntiyagute jya hano gutya turebe mwigire hano Imbere mwigire hano twereke. mwigire ahangaha nkuremo ikoti mwigire hano Ige mwigire oya hano. reka batwereke posteri ntabwo bereke byakunda posteri Ige nanjye mvugira ni gutya rambura umugongo se wiryama wari kugwirirana hagarara wemye rambura umugongo wawe nawe urambuye ngaho zamura reka ndi ukuguru mugufi ariko uku ukuguru nyirambuye umugongo yego uku reba ukuntu mpagaze urabona ukuntu mpagaze si ubona ko mpagaze gutya ngize gutya simerekeye ariko yiguriye igitangaza kabisa abarira mbyiganeho gato kamera ni gute Naomi ko mbona byamunaniye nyine abarimo Ese. niko Ige urabona utazajya muri Miss Rwanda amata yawe ntiyayigure ko byakunda ngo niba ari gutya biki niyo ushaka uziko abarusha ariko ni ukuri kw'Imana wowe noneho va mu nzira Wowe turebe niba Ige va nanjye mu ndi Ige kugerageza, va mu nzira mbabarira. turebe Scovi okay va mu reka nzira duse nk'abamodaringa tugende tugere hano twongere dute dukata Eh, kwa kundi bagenda mu bamodaringa modaringa, gutya mu modaringa, Ige. bahita bikata aha sibyo cyangwa urabindusha aha yiwe Ige hera hariya uza hano ku ntebe ubereka turebe hera hariya uza ku ntebe moda aha
tambuka gikobwa haranira iryo kamba wihesha agaciro. Yasekeje we baba we. Unjwe. Ego Komana. nyashi na nyashi nyashi na nyashi nyashi na nyashi yo ni nyashi cyarimo pampa. Na pampa irimo. Ntabwo Si yari una yambaye. kiroro. igicara Ariko urabemeje siko nayirimo we. igicara urabemeje Yambwiye ko amaze Nari amezi kariso wambara. atanu. Jamais. unani iki Amaze amezi atanu. unani iki wambara byose Nazo ugira? nazo ngira Nta kariso ufite? nazo Wasanga wambara wanatwanditse iki? Yambwiye ngo amaze amezi atanu nta mugabo ahura. Izuba. Urumva pampa ntabwo akizikeneye. papa n'iziki njye nakwambara pampa Ntabwo yageze ambara nta mugabo bajya bahura amaze amezi atanu. None se ko bajya bavuga ngo abatipe bameze gutyo iyo bahura ari abatipe bambara pampa kubera ko bananirwa mu kujya mihango. gukora si imihango ahubwo ni ukujya kwituma kujya wigira uti mu kwituma uvuze nabi ntabwo mvuze Oya, nabi. ndavuze ngo iyo wagiye mu mihango ngewe reka mbivuge mu kintu. Wavuze ngo uri umukobwa. kamera dukoze ingahe numva Ujya mu nabi mihango ryari. mwese ige turi kugana ku musozo wa muganiguro reka babwire abantu baba bavuga ngo kwambara pampa keretse nk'umuntu ubikora nk'uburaya nk'abantu babikora nk'uburaya uri kubyitanga wizi uyu mugore ntusuka umusazi we kurya ni ibiki? natwite yanda wanteye nagira ngo byibuze naza kugera. Ige. ikibazo turi kugana ku Ikibazo musozo gikomeye. turi kugana ku musozo turagusaba ko uhinduka yige ubwiza babushyira ku isano ukaburya se amaso Wari iki? yawe Hano yige ni mwiza. Sangu yakaraje amaso gutya ngo Nkasanga iyo aza kuba umugabo atari kuyagira. izina ry'imari ibintu abarusha abakobwa Ntabwo njye biriya nabishobora. ige Ako yige. Waretse biriya bintu ukaba umugabo hanyuma tukibanira. iyi ndetse ubana nawe Njye nawe. ingeso bw'iyo ige turi kugana ku musozo Aha. turabashimira cyane cyane Mwakoze turabashimira kuza. kandi mwakoze kudutumira nubwo nahuye n'abantu nteshamutwe yewe banesheje umutwe we Yige njye ngo nshaka Kumva kaje. tubane akantu kajwi kanye ujye ukumva turi mu ubwo rujwi buriri. wagira ngo rundusha se bazi Ujye ukumva turi mu Ugomba kuri buriri. telefone. ige nakagaruka Njye ige nakira. nakagaruka Nakagaruka. mwakoze cyane kuza ntabwo ubu nta turabashimira cyizere cyane nakongera kubagirira. turabashimira cyane mwakoze kuza Nawe kuri mwakoze. television mukomeze mukore subscribe Mfura mwe. mu dusapotinge kuri buri kimwe turi ready kubaha ibintu byose mukunda Uretse- ciao uretse. ndetse wirukanse cyane okay Shyira akandi kantu nyine twumva. icyo nshaka kubabwira ni kimwe yego yemwe batabwira ngo turakasamutwe ntabwo turakasamutwe iyo tuvuga ni ibintu biba mu buzima bw'abantu ku munsi Mhm. amanywa na nijoro Mm. nimubone uyu Scovia nimubone Naomi nimubone ige nteshamutwe n'undi n'ubundi Eh. batesha umutwe buri gihe cyose Mm. iki nababwira nanone nyamuneka mwibuke ikintu kimwe mukande akazogera Yego. Akazogera. akazogera Kakandi kameze gutya wakanda Hara- kakigira. akazogera nakazogera kubiva mu kirundi Yego. nimurangiza mujya he muri commentaire like share commentaire aho ngaho Mupo. mupo nyonyo Ayanyo.